Kuki se Jonathan? Juno twe twaramufuye cyane umwana mwiza nkawe man. Walayi barundebe reba. Juno walayi. Nitwa Christy. Ibintu bya Juno mwibagirwa. Juno mufumu. Sibyo. Uze ngiye nkwereka ibirangira man. Uramukorera iki maze kugira ngo mubirangira man. Zajya muri gym Juno murusha kabiri do nandi ugashira kado uretse. Ado bungubu yimuru. Juno nakajya muri gym walayi uzamubaza. Joya nakuririye ifoto ntabwo byakora nigeze utazabijyamamare oya wapi nanjye umva ni mufotora wumva wapi sha Joyce namubonaga nyine kuri TikTok Nese kuki warutaye akazi kawe? Naje kumureba Gwe. Eyo iko pi Bitewe n'ukuntu ngiye mukunda cyane ndabona rwose anyuze no bihanganye bindi byihanganye bagukunda urukundo nk'urwo nkunda nibyo se numvaga nyine kubera ko namubwiraga nkamfashe guhura na Juno nyine nkamubwira neza nyine akataruka nyine aricyo ukajya umubeshya urakoze cyane ngo mutipara wajyaga umwigirisha utugambo twiza kugira ngo aguze na Juno bari bazi gumpa konye izina ry'Imana ibaze ko yanambwiraga ngo ningende ngo nshake ngo amafaranga ngo nzane tugure mega duhamagare Juno nkayahiga paka nyabonye nkayamuhereza akambwira ngo ntago Juno ngo yagize ngo Juno ngo yanze kuyifata kumufata gira ikintu ubwira Bibo basi Bibo bivuge abasore beza ngo nibigeragezo abasore beza turi bigerageza bibaza abakobwa urumva turi bigerageza muka nkareba Bibo ngo ni umusore mwiza naga banzu nyumve nanjye banzu nanjye unyumve bahaye ikaze bakunzi ba Slim Jesus Entertainment nkuko bisanzwe nanjye mbasuza bifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese ngubu rero tuje kwa twatembera mu marangi bajya basarira naza Yeno nozi ukuntu nakurifuye twaragusariye nanjye man kuga mwiza nguyu walayi kunda Juno ase walayi reba twaragukunze rero twanga wasariye Juno Sureba nuko muri kumbwira ngo nzabasore nzadusarire basi tuvuga akazi kacu mugata abandi bashene walayi ubu se Juno aranduta reba ubu Juno urabona duhuriye ntago yakandagira Siko Juno kuki se Jonathan Juno twe twaramufuye cyane umwana mwiza nkawe man walayi barundebe reba Juno walayi Juno ese Joye wamba baratukagenda Kigali hose yikundiye Juno yenda gukurikira manda kwemera reba gagira ikintu musubiza bwana ikintu kwemera bana n'ikintu mbwira nzagusubiza umva najye burajya n'ifurowinga uze kubitekereza usibyo nitwa Christy ibintu bya Juno mwibagirwa Juno mufumu sibyo uze ngiye nkwereka ibirangira man uramukorera iki maze kugira ngo mubirangira man zajya muri gym Juno murusha kabiri do nandi ugashira kado uretse ado bungubu yimuru Juno nakajya muri gym walayi uzamubaza ariko njere bakosto ndiho walayi mujene mwiza nkanjye ukikundira Juno urakoze cyane man reka dutembere man tuko ukuntu bimeze nagomba mbaguteje neza abasore oya nagara nese barazi inshuti zaduye n'abantu bose hano boro rero hano boro usanzwe azisejo aho ntago nari mazi hano bahita mu marangi ariko ujya uhabona mu mavideo no hano hantu hasi ntabwo ari ubwawe ntabwo ujya uhabona hano hasa gutya harimo tuno tuntu ufite ko tuba henshi kamera nacegera inyuma cyane utaza kuza kugwa cyangwa tukakugoma tuno tuboro no tugame natwo turaza kutugera turaza kudukina ejo turajya gukina game nizo zatuzanye bakunzi bacu rero ntabwo nari nababwiye introduction ikintu kituzanye hano tuje kuba twatembera hano mu marangi ariko nanone tukaba tuje kureba umukire wamwita n'umusobanuzi kabuhariwe akaba yafunguye website
akaba yafunguye website bayita azacisha agasobanuye kiwe. Tugiye kuba twamureba dutema na dutsembera gake gake. Joze Mombe bamonye akagusuhuza wamwishyura ngahe se zaye ana boro turi gucero hari imiziki biraza kutwicira ikiganiro biradusaye ko tugenda gake gake muri kugenda niganiriza abantu gake gake ngewe bakunzi bacu murabizi ko ibintu kuno bimeze bari neza cyane muri kumwe na Joyeza Mombe bw'abantu benshi hano gira akajambo mbwira sha ntago disheri ahubwo gira akantu mubwira ko nese ubwo urabona njye nasimbura Juno mwana ntago wamusimbura Juno namusimbura nyamara oya ntago nyamara Juno namusimbura wa kintu dore Juno aka kanya ubu ndamusimbuye ubu n'igihe waje urakoze cyane kuba umusimbura oya uragarukamo naribi je genda uganiriza abantu kwanza mikoro ni yawe gira ikintu ugenda ubabwira dore nanjye nabagana Yesu koko nge natuvuye mwana hano hantu ni heza babwira ahantu tugeze babwira iki unibutsa hano gusura u Rwanda umva baza abantu badukurikirana bataye mu Rwanda atari abanyarwanda muzi hano hantu ni heza ariko hari ahantu ngenda nkunda hano ahantu tugiye rero tugiye ahaboro bita Makoko urumva tujye kurya inkoko oya ahaboro tugiye urumva niho hantu hambere navuga haba umuceri wa dacha hari ukunda kurya kandi nkunda niwose urabyanga nkunda kurya inzara niyo ya mbere ninya aho turagiye tuhura umuntu tugiye kureba arambwiye ngo ari kuri Makoko rero naho tugiye kumureba ahaboro tugenda twifitemo agapira gake gake ni heza cyane ariko hano hazaje kwa shoot indirimbo nzazi Joya nakuririyeho ifoto ntabwo byavura ni byiza utazaba icyamamare oya wapi nanjye umva ni mu mfotora wumva wapi sha ntabwo byavamo hari ikintu umubwira rero dore ni foto Joya bimeze bite isawa amakuru ni meza ko ndo bimeze neza ra ntabwo nabura kumera neza Imana ihari najyaga nkubona nyine kuri TikTok ntabwo nari nzi ko ari wowe ariko ndanakubonye bakwita ngo ikirata banyita Nadia bakwita Nadia tugusanzemo hano yego ukorera he ngiye nkora hano nyumbani ngo umuseriveri uri umuseriveri Joyeza wari usanzwe umuzi oya Joyeza namubonaga nyine kuri TikTok nese kuki wari utaye akazi kawe nari nje kumureba ubu nta mukiriya ugiye guseriva oya nta mukiriya nari mfite nyine nuko nari mubonye bikaba byiza ko namusuhuza ukumva ni neza ko wamusuhuza arambonye umuntu wa mbere fana mu Rwanda yego none se bimeze bite ratse bimeze neza akazi uragataye urakoze rata kuza kudusuhuza sibyo Imana iguhe umugisha tuje hano kurya agaceri gake gake none siyo muza kukarira hari iwacu nk'abakira hano nyumbani ni hese tuzere ni hano mu manuke twongeye dusubire no mu ko dushaka kwicara hano ni hese hari ahagaze uramuha ubu tuganaraye pfa ugere naho mwamwe muganiriza mwebwe muri aho mutavuye hano nagezemo kare wowe nese Joye umeze po meze neza ndashimira Imana uzi ko twakubona kuri televiziyo twabase Joyeze mo bebe njyane uzamubona bigenze niyoza ku buryo nzahora nayo online hano hantu se kari heza ni heza ntabwo ari uburyo bayita okay ubu ngubu tukaba tuhageze aho twari tugiye n'umukire wacu twari tugiye kureba tukaba tumugezeho aramwita Habib umeze neza ariko nshobora reka njye nicara hano kuri ejo yicara Joyeza wa Juno hano hantu mise muri ukuntu makwirwa n'insazi umeze gute se Abi tumeze neza cyane turashima kabisa so ko wikarumye gera hano hafi twikorera ikiganiro gake buhoro so rero ubu hano tugeze hano sundi ko hano boro wicaye bahita ngo ikizo ahangaha turi mu marangi kabisa aho bikunda kubera cyane twaje gutegereza agafutari twaje gusanya na agafutari niko bimeze rwose wari uzi ko uno muntu ari umusiramu
mbimenya aka kanya ariko nicara hano hagati icara hano Nicare hagati. hagati icara hano hagati mwe kukuntu tubigenda reka twikomereze ubu ngubu rero twari dufashe umwanya ngo tubanze tukiri utuntu tumwe na tumwe dushyira ku murongo ubu ngubu mwabona ko twanahinduye na location nicaranye n'abantu babiri nicaranye uwo bita Habibu nicaranye n'uwo bita Joyeuse sinzi hari ubu wansohokanye ninde muri mwera kandi wazuje kunsohokana ngende mwansuye muri make mwamenye ko byabaye murazi Abi igifungo se kimeze gute mwana kimeze neza kabisa iminsi turayijyanye ntabwo none ndi bujye kugifungwa ntabwo ndi bujye kuri ibyo by'igifungo n'iki kuko twebwe turarya Habibi igihanganje okay so ikintu nakubwira ngende kugira ngo none muri kano kanya tugiye gufokasinga kuri projet yawe turafokasinga kuri projet yawe ufite hanze mu minsi yashize waroncingiye abantu ko ufite projet bita harya ni ibihangange.com yeah ni ibihangange.com ni website kabisa abantu bashobora kurebaho agasobanuye kanje niko bimeze niyo uzajya ucishaho noza yego byaratangiye natangiye kukanyuzaho agasobanuye kanje ni ku bihangange.com bamwe batangiye gusura n'abashimira cyane ariko niyo mpamvu navuze akanya rero ibyishimo bamwe mu bantu bakurikira ibintu byanjye reka ngende mbegera nshimira ndakurikirana ibintu byawe niyo mpamvu nakuzanye hano Joye niko bimeze ese ko umuntu utangiye kubika umutwe bimeze bite inde ukuntu yifashe nuko njyewe mpamvu nagira ngo nyine mubanze mubwire nanjye nshimire none se sinjye umukuri subitse ko mukurikirana ari njyewe wa mbere ku isi ese Joye ko kurakurikira kwera ni agaki kari bavuga aka kantu ndabizi ko kariho kuri website ifilime yitwa Joda yagezeho n'indi filime Joyce n'ibya amaze kugeraho filime ebyiri arabizi nese Abi njyewe rero buriya ibihe turimo ni insazi hano nanjye burya wanza nangiye kwinjira idini nka umuyisilamu kubera ko ndi kubona abantu kugeza ku mugoroba se ikibazo ndi kubona abantu hano bahita batinda ukuntu biba bimeze hano bitewe hano ubundi iyo bimeze bite hano nyine bimeze bite ko mbona batinze kuzana ahangaha nyine igihe cy'igisibo gutya ntabwo ku manywa abantu baba bahari nyine bategereza ku mugoroba hano ubundi harakora 24 hours ariko kubera impamvu y'igisibo ntabwo abantu baba bahari cyane hari utubazo ndi buze kuba nakubaza twenda twibikiye Joye utishimye nose aho bigaragara ko nishimye ni he biri kugaragara kuri kamera uri kureba nabi mbabarira uri kubura iki ntacyo hano hantu se wari usanzwe utegereje pirawu nicyo cyonyine ukibura utegereje pirawu njye ntabwo ndi umuyisilamu nagerageza kubimubujyana none birangira byivugiye wumva urakora ikiganiro neza ariko ipirawu iguteretse imbere uretse gato reka tube duhagaritse ikiganiro gatoya noneho banza bazane ipirawu tubanze dukubitemo gake kugira ngo tugire vibe fresh sibyo rero twakomeje ibiryo byahageze rero twebwe ntabwo tujya tugira uriya mutipe bamwita igorbe uriya ndamuzi we indirimbo yitwa yahuze yahuze namutaye yahuze hano hantu ko hatangiye kuhamenyanira n'abantu benshi bagiye batandukanye nsanzwe amuzi usanga umuzi gorbe umeze fresh ariko gorbe yaraciye ngo adusuhuze atumuhereze peace ariko wanereka abantu bakakumenya abantu ukanabana n'akavaze eyo iko pi basi nareka iyo kwitira bishyireho ntari hirya umugabo yitwa Igor Rubi kamaze ikibazo uje hano ukabona abakobwa beza uba ubona bimeze bite mba mbona Imana ari umuhanga mbona Imana ari umuhanga kabisa nicyo mbona cyane hano niho haba abakobwa beza naho najya hose nyine ndamubajije ariko yaje hano akabona abakobwa beza hano niho babona cyambere mbona ko Imana ari umuhanga mbona ko u Rwanda ari rwiza mbona ko Imana ari umuhanga mbona ko u Rwanda ari rwiza nta birenze aho ngaho naho bigarukira uretse gushima Imana ngo Imana ni umuhanga bino bintu bihageze ni ibiki tangiye guseka subiza se ko nari narize ibiryo bitaraza ifiriti
muri nicyo ukunda cyane kurusha n'ikindi ni iki? icya mbere nkunda ni ifiriti n'iyi mayoneze n'ibindi bikaza nyuma. Ibindi bikaza nyuma. None ibiza nyuma rikaba ari byo dukuraho. Ubikuraho ubijyana. Ngiye ko abantu mengo nze kurya ipirawu. Ngiye kuyirya nyine numva ukuntu imeze. Joyeuse ni umuntu warebye yagize buri ruhare muri bihangange kureba. Kabisa navuze ni Joyeuse mu bintu ndimo byo kuzenguka abantu bandi hafi cyane mbatamo reka mpere kuri Joyeuse. Ya. Nubwo mwatumije ibyo kurya nta fanta mwatumije. Fanta yoko bari inyuma hano baracyari kwenga. Hano rero hano bazengeraho ugahita uzibwa. Hani mu marangi. Mva mubwire. Hano ntabwo haba noza. Hano ntabwo haba fanta, ntabwo batumiza fanta bageze hano. Batumiza igikoma. Igikoma kiragatsindwa. Igikoma cyane kizima cyane. Igikoma cyane wari wanywa igikoma. Kirabyibushye. Oya, nose urakimara muhita ubyibuha kimwe cyonyine cy'umunsi umwe. Oya ntabwo mu igikoma. Oya reka ndagutama igikoma. Oya igikoma. None reka nkwereke ukuntu bimeze sibyo? Reka we wegejeho ibiryo turaza kubirya nyuma tubanze dukora ikiganiro sibyo? Tugiye gukora ikiganiro tutarangiza. Ariko icyo gitekerezo kugira ngo nyine tujye twisanzura. Cyangwa tubanze turye. Mbari byo mukeneye mubikora. None mwawe mugiye kubanza kumumurize biryo. Aza twumirisha amazi. Shana ntabwo ndi kuyamira uretse ifiriti ryonyine. Abiwe ntabwo uri burya mwana. Kabisa ngiye ndarya uyu munsi ariko ntabwo ari aya masaha. Kuko ubungundi mu gihe cyanjye cyo kubanza kureka ibintu nk'ibi ngibi nkabifata nimugoroba. Ukari ikintu bajya bavuga ngo Abayisilamu baba bemerewe gutunga abagore benshi. Nibyo koko. Impamvu Imana yigisha Abayisilamu kutabindyarya ntabwo ari byiza ko wagira umugore umwe uzwi abandi babuje ariko abandi ukaza kubagira mu buryo butazwi. Ibyiza nimbumva umushaka mwereka abantu bose kugira ngo uzamugire abantu batabizi. Niki Islam irinda cyane. Ufite umugore? Mfite umugore. Urateganya gushaka kwa kabiri? Ntago mbiteganya kuko ndabona impamvu yabyo itari yazi. Impamvu yabyo nizo uzabikora se? Impamvu yabaye ntubikore waba wishe igikwiye. Gusa ariko mfite umwe impamvu yabyo ntiyari yazi. Impamvu ushobora gutuma utunga umugore wa kabiri ni impamvu ni nyinshi, iyo mpamvu yo ntago nanayisaba iri kure cyane. Cyane bitewe n'ukuntu ngiye mukunda cyane ndabona rwose anyuze n'uwo bihangange bindi byihangane. Hariya yitwa ukunda kuvuga ni nkunda kuvuga ngo uyu ni umuhungu mwimikiye Habibu igihangange the long awaited translator Dragon Fire Eri Primero intare ivuga ikinyarwanda umusobanuzi wagafashe Habibu Babarawo umwami muri nongoro yagasobanuye. Ni ndende ariko nyivuze yose twarara hano. Tangira kambere ngo muki? Umuhungu mwimikiye Habibu. Uyu ni umuhungu mwimikiye Habibu. Irindi jambo rikurikiraho igihangange. Irindi the long awaited translator. Bisobanuye iki iryo jambo uvuze rya gatatu? The long awaited translator. Dragon Fire. Dragon Fire. Kanerere ngewe. Kanerere. Abonye ko n'abana. Ariko ngo ndabana. Ukunda abana? Waruzi ko abana bangana kuri se wazi niba zawe. Bite? Amakuru? Meze neza. Bagiye. Se turagana turi kurya? Nibyo niko bimeze. Ntabwo dusengera sapi. Bismillah. Buriya aha hantu ubutaka ni bwiza cyane. Babiteka basenze bagize gutya. Okay. Imana ibihumure. Ubutaka ni bwiza. Ariko nyine ntabwo nyine ibiryo batasengera Joyeuse ntabwo arasengera bino biryo. Joyeuse nubwo wari ugiye kurya banza dusenge bino biryo. Navuze ngo Imana ibihumugisha. Oya ntabwo ari ukubasenga bigomba gusenga. Uriha bisanzwe byejejwe. Okay reka bisanzwe byejejwe ntabwo ari ngombwa Imana yamana nimba bisanzwe byejejwe bakaba babimbwiye ntabwo ari ngombwa kongera kubyeza bya. Ni iki ko byejejwe? Navuze ngo Imana ibihumugisha reka nirire. Wakihanganye nkabanza nkabisengera iminota 10 yonyine. Iminota 10 yonyine. Nturenze 20. Nturenze 20 rwose. Mu gusenga nturenze 20 turashaka kwirira. Reka kukubonesha reka banze wirire pe.
bon appétit. Agato rero turi kuri habi ndifuza ko hari ibibazo wagenda ubaza Joyeuse nakagira ibibazo agenda kubaza gake nanjye mwandi gufata kanya nanjye mugema ndi kurya je banzu b'inkati ibibazo kabisa kuko njye mfashe mikoro sinumva numva mpita nshaka gusobanura nini so nambaza ibibazo byinshi cyane ndamufatira gutya kabisa bimpate Joye. Ikibazo cya mbere ikibazo cya mbere numvaga nshaka kukubaza wagishubije numvaga nshaka kukubaza ufite umugore nawe ntakimenye nasanze umufite hari abo wihanganisha se kuba mufite hari abo wihanganisha kuba mufite barahari oya ntawe hari bagukunda none se umuntu afite umugore ntago akundwa abantu bafite abagore ntago bakundwa none bibaze ko bagukunda urukundo nk'urwo nkunda nibyo se oya urababeshye ibihangangira bibeshye ntago byabikubwiye urabibeshye barahari benshi ubibwirwa n'iki kandi tugufana turi benshi ubundi rero uriya munteje abantu ubundi iyo abantu bamaze kumenya ko ufite umugore baragukunda cyane baba bumva nyine umuntu wiyemeje inshingano unazishoboye muri Kigali uwo muntu afite ku mafaranga ugasanga abakobwa bahise baza cyane buriya nashatse kubihisha ariko ndavuga inti nta kundi ubundi iyo batangiye kumenya ngo umuntu afite umugore usanga abakobwa aribwo baza cyane bumva uwo muntu ushoboye inshingano bakaba bati ntago ahuye na twa dusore twose washatse kubihisha nashatse kubihisha ariko biranga nese nabeshya ariko mumbaza mu bundi buryo arigeneye kubaga nti nawe kango nirinde abakobwa iyo uvuze ngo ufite umugore akunda abakobwa ahita babona uriya muntu bakamugira tageti cyane kuki ukunda gusobanura filime z'urukundo gusa se umuntu ko inkomoko ye n'urukundo agene wowe wajya guseka abantu ngo basobanure filime yitwa Agahinda hari abantu basomaga filime nk'ibyo ngibyo by'agahinda kandi urukundo ruhari burya hari yasobanura agahinda ninde ndabizi ntabwo namuvuze se baramuvuze ko ntabwo ni nkuba abi muraza kwihangana hano hagaragaye ikibazo cy'ubusambo bwinshi mu kiganiro cyacu biri kunyuzamo nibo navuga ese aretse nkivugira ibyo mvuga cy'ubusambo ndimo ndavuga urumva nani kubwira abantu turi kunyuzamo tugapozinga umuntu akabanza agakoramo gutya kugira ngo bataza kubona ari kurya nese ko Joyeuse ngo badashaka kana umuntu ari kurya umva noneho bambone none bakiyemeje bambone kabisa ajya gushaka kubona umusobanuzi wagafashe yagutayemo nyuma ya June ubwo ni udutondetse mu zihe ngingo ubwo nyuma ya Juno ni mu zihe ngingo mu byerekeye iki abi wowe ukoresha iyo sound yegereze neza ntari yegereze yena narakoresha iyi ngo nyuma ya Juno undi muntu aragusohokanye no kugusohokana mu barangizemo ntago ari mu rukundo mu rukundo se urawa ni umuhungu wakanga gusohokanye wa kabiri wavuka ubu Juno ni umuntu agusohokanye bwa mbere n'uyu yigeze kunsohokana ese Joye reka nkubaza ni ukuvuga ngo mu buzima busanzwe ubundi kero umwana wajya gutekereza ko ibintu bizabaho ukazatembera ahantu nkanga hano abantu batembera ni bake utagira ngo nawe kuhatemberera n'ahazi nawe kubitekereza n'ahazi ariko ntese ko Juno wamukunze utamuzi nyine ahantu ntabwo nari mazi naho rero wari kuhatekereza utahazi ntabwo nari kuhatekereza ahubwo muri tembanze tubanze urya se muri tembanze mu gihe ari kurya tuba twiganirira unyibwirira kuri projet zawe website iri hanze www.ibihangange.com kandi igihangange muda kuvuga ngo igihangange ariko impamvu ndi kunyurwamo gutya yatangiye igihangange.com ni gutya yitwaga ariko ngeze ndabona ino website ntago ari yanjye ahubwo ni y'abantu banjye kandi abantu bankurikiye ubundi bitwa ibihangange so bitanyizana ari ibihangange.com iriho filime agasobanuro kabisa ku bwinshi ubundi urabona ibintu by'iki gihe ibintu abantu basigaye bihugiyeho cyane ugasanga bakeneye ibintu bibegereye so mu rwego rwo kubegereza agasobanuro navuze neka mbegereze ino website akago umuntu agiye gufata rwa rugendo ubabona ngo bazongera kunsanga kuri ya mihanda gutya mwiteraye mugenda aho hose ndi hafi yanyu kabisa muri telefone yawe kuri Google kandikaho ibihangange.com
filime zose ukazibona agasobanuye kose nta ese kuki wahisemo kwita igihangange nuko ndi igihangange mani urabona icya mbere habanza inzozi mbere yo kugera ku kintu runaka iyo ufite ikintu cyakugeraho urabanza ukumva ko uri cyo kandi biri kugenda biza ariko uzi ko sirimu uzi ko mu basobanuzi bose bari mu Rwanda ari njye musobanuzi umaze igihe gitoya mfite izina nk'iryo mfite iki nicyo gikoma dore iki nicyo gikoma ngo iki nicyo gikoma basubiza soda Joye mureke mbanze njye rwose basubize fanta bazana igikoma cyangwa rero urabona umugabo umwe igikoma abigikomangoma ariko ko harimo amavuta y'amantuza yari amavuta niyo atuma atira igikoma dutegereje kugishigisha bakizana cyenda gushya akagishigishira hano none se abi yuziri zajya bari kuri yuziri ni vuba cyane yuziri nyuma y'iki gisibo ndeta nkubitaho yuziri kabisa yuziri ni filime nziza wakangurira abantu bose kureba filime nziza y'urukundo wowe ukunda ariko se ubundi hari filime ingira zitari z'urukundo n'indi yitwa igikomere nabakangurira kujya kuzireba ndazikubitaho niyo mpamvu ino website yaje hari no kugira ngo negere abantu banjye kabisa komeza umusobanurire tumwe ndi gukurikirana none umbwirira wa mutipe uvuye hano ibintu bwagaruke ntari kandi mba nyiriho uzi ko njya ndyama saa 9 ndi kureba inoza filime ziriho urumva rero ko Joyeuse ahubwo n'abandi bose nibagane ariko rero imaze gukura imaze icyumweru cyomwe gize abantu bangahe ifite stream aka kanya ntari namamaza ntari nagira gute 3,000 what ako nanjye naramamaza episode ifite abantu benshi bayirebye 3,000 kandi ntago mbega ni ugushyira kwamamaza gutoya nyine ibintu byoroshye abantu banjye bahafi ubu ngubu vuba cyane turataka amamiliyoni abri twikomereza ku buryo wisi igihanganye sibyo urigire cyo wita igihanganje wigihanganye no kwangura igihanganje mu basobanuzi urumva kwita igihanganje mu basobanuzi no kuvuga ngo uriya mutipe wanjye mwiteho uriya mutipe cameraman wamwicishe nzara kabisa ajyana amashusho azashona no nari kuvuga wita igihanganye mu Rwanda dufite abasobanuzi batandukanye dufite Kimomo Kirabiranya dufite ba Junior Giti Kimizimiro refu benshi nuko nyine abarenza abandi tuba duhari abantu barahari ni benshi abarenza abandi mu muhari shatse kuvuga ko uruki umurenza ntago burya nukadugereranya abantu reka mbivuge ntago ndinya kubivuga hanga Rocky ni umusaza amaze igihe kirekire akora urebye ku bikorwa ukareba ku gikundiro ukareba ku mbega kujya mu mitima y'abantu Rocky ari hejuru ariko nanone ugiye gupima ngo uno muntu amaze igihe kingana iki akora amaze igihe kingana iki afite abantu bangana iki nshobora kuba murusha umuvuduko andusha urwego ariko umuvuduko wo gukoramo ibintu mbega nuko ngo nari gukora ibintu byinshi ariko kuba ngo umuntu ari kwambuka urwego kujye kingana iki ako yabi bisa bituma nifuza kuzagukoresha ikiganiro cyawe wenyine ukambwira urugendo rwawe ukambwira ukuntu byaje kugenda no muri kano kanya impamvu ushobora kwicara ukavuga uti ngo ufite umuvuduko munini kurusha wa Rocky mu gihe Rocky uri kuvuga ngo ufite umuvuduko munini we ntago ntekereza ko nagakikora bino byagasobanuye cyane ntago mvuga ko ndi kumurusha ibikorwa muri no minsi cyo mvuga ukurikije nuko ngo nimba maze umwaka n'igice imyaka itarizura neza mu gasobanuro nkaba mfite abantu bangana gutya bankurikira abantu bagukunda nkaka banankunda banyihebeye nabyo reka byongereho ukajyanye na bari abandi igihe bamaze umwaka umwe n'igice bimeze gutya nicyo ndi kuvuga ntabwo mvuze ko Rocky murusha ibindi ahubwo Imana ikintu yamfashe nuko mu gihe gitoya nabashe kwigarurira burya abantu bigaruye imitima y'abantu vuba nshobora kuba njye nishyira ku mwanya wa 3 muri kino gihugu kuvuga ngo umuntu aratangiye abantu abafashe vuba umwanya wa mbere ninde umwanya wa mbere nawushyiraho Sankara Sankara yatangiye atari amara n'igihe kirekire abantu bahita bamumenya bahita yari afite support y'umusaza yanga ariko we ndebye nka Sankara amaze igihe gitoya aramenyekana okay ni Junior n'ubundi ariko Rocky ntabwo yamaze igihe gitoya
amaze igihe kirekire kuko afite ibikorwa byinshi hanze afite imfungwa afite ariko nyende kuvuga umuntu watangiye vuba bigahita bigenda vuba bikazamuka okay kuvuga ukuri bihanga niko bimeze reka tubireke wenda tuzabiganiraho ubutaha ahubwo noneho tuganire kuri we na Joyeuse kuko ngiye kuba naje hano nkaba nazanye na Joyeuse tukaba twaje hano kubifata neza tuje kureba Habibu mu gihangange hari impamvu yatumye tuza hano we na Joyeuse mwamenyanye gute kuko ngiye kugira ngo mumenye nakumenye ko ya Joyeuse nibyo we na Joyeuse mwamenyanye mute Joyeuse mumenya ngenda buko namumenya mpamagara ya yari umufana cyane yego Joyeuse ari umufana akurikiraga filime yitwaga Yuziri cyane arampamagara avuga ati yanambeshye izina tunabazakibagirwa yavuga ngo nimba yitwaga Clementine tuvugana tugira umubano gutyo yitwa Clementine n'umufana aza kumamagara ariko ngiye gusohora indirimbo uzayimpromotingira ukire kuri filime genda avuga ni okay nk'umuntu nkurikije ngene nabipinze numvaga nyine ari ibintu biri aho ngaho ariko arambwira ngo segundi umuntu witwa Joyeuse uramuzi akivuga gutyo mbese numvijwe kugira ngo TikTok n'ibiki byose na Instagram n'ibiki byose social media tumumenye umuntu mbese cyangwa ni wowe ubwo nibwo namenye ko ari we Joyeuse aho ngaho ariko ubundi twari tubangiye kirekire ari umufana witwa Clementina ukurikira filime zanjye ari ibyo ngibyo nta bindi bintu tuziranye so nuko twamenyanye muri make nuko mwamenyanye Joye Habibu wajya kumwumva kuri televiziyo ngewe najyaga mukurikirana hari akantu ajya akunda kuvuga ngo abasore beza ngo ni ibigeragezo abasore beza turi ibigeragezo bibaza abakobwa urumva turi ibigeragezo mukabareba Habibu ngo ni umusore mwiza banza unyumve nanjye avuze ngo abasore beza ni oya banza unyumve akavuga ngo abasore beza ni ibigeragezo tube dukora kino gikoma cya Habibu tugishigisha Habibu kigushigije no ntago nanga igikoma Joyeuse iki ni icyawe agakoma ka hano mu biryogo ngo uyu musore akamurira igikomango Habibu ntago azi kushigira twikomeza tuganire urumva noneho hari umusore twabanaga nawe akajya bivuga akajya avuga ngo abasore beza ngo turi ibigeragezo nanjye nkavuga ngo uri ikigeragezo cy'abakobwa akaba ngo nawe uri ndamubwira ngo uri ikigeragezo njyewe uwo musore namubwiraga ngo uri ikigeragezo cy'abakobwa kubera ko nyine numvaga nyine kubera ko namubwiraga nkamfashe guhura na Juno nyine nkamubwira neza nyine akataruka nyine aricyo urakoze cyane uwo mutipe wajyaga umwigirisha utugambo twiza kugira ngo aguze na Juno bari baziranye nyine bari baziranye ni umutipe mwabanaga nyine ni ahantu nakoraga nyine haba umutipe haba umusore nyine twareba filime za Habibu yavuga ngo abasore beza ni ibigeragezo nawe akajya avuga ngo we ni ikigeragezo ngo ni mwiza ibyo bintu uvuze mu kindi kirimo babyita kureshya umuntu kuko ngo waragerageza kumureshya kugira ngo azaguze na Juno rega iyo ushaka kugera ku kintu ntacyo utakora si koko wumvaga wapfa kugira izina ry'Imana ibaze ko yanambwiraga ngo ningende ngo nshake ngo amafaranga ngo nzane tugure mega duhamagare Juno nkayahiga mpaka nyabonye nkayamuhereza akambwira ngo ntabwo Juno ngo yagize ngo Juno ngo yanze kuyifata watakaje nk'amafaranga angahe nimba atari mbwira watakaje nk'amafaranga angahe kugira aho ubonye Juno ntabwo nayabara yaba ari menshi cyane ntabwo nayabara pe nakayabaje umwana yarahebye hari ibintu tugenda tumenya bishya nk'uwo muntu ntabwo nari muzi ngo mwabanaga ukazajya umwishyura mbese Joye yambwiraga ngo ninzane nyine amafaranga tugure mega duhamagare Juno nazigura akambwira ngo ntabwo yamufashe none reka nkwaze ikibazo uravuze ngo wumvaga buri kimwe cyose wagikora kugira ngo ubone Juno ni ikihe kintu utari gukora kugira ngo nyine mu nzira zo kubona Juno ikintu utari gukora wenda nta kintu ntari gukora uretse wenda ikintu kibi nyine cyangwa n'amaso y'Imana Imana yanga ko tubeshya Imana yanga ibintu byinshi cyane ngewe rwose ikintu ntari gukora nyine kwicana n'ibindi byaha bikomeye nazi
Abi ndi kubona umuntu uri kukurya Juno utari wamubona kabisa aho atarimo hariya ariko kugira ngo umujyi wose akwicira umuntu umurinze n'uri imbere iyo filime ntabwo ariko yikina koko kamuranga iyo bivuze kugira ngo ugere aho Juno ari biza kuba bigusaba kwica umuntu urinze aho Juno ari ntabwo iyo filime ari kuyikina kuko nabonaga kabisa utaka kumubona bati dore umuntu wakubujije nari kumusinziriza ntabwo nari kumwica dukomeze gake ngongera mwibariza utubazo duke sibyo nuko nyuma uza kuwabona amahirwe ubona Juno sibyo ariko nanone wigeze kubeshya umuntu bita Habibu ngo witwa Clementine amaje kubona Juno kubera iki nyuma izina rye rimaje kwamamara kuki utahamagaraga umuntu ngo mubwize ukuri ko ari we wanyawe nyine numvaga ko yakanga kumvugisha kubera iki kubera nyine ukuntu abantu banukaga ukuntu nasaga nyine numvaga ko yakanga kumvugisha ukuntu wasaga se wasa gute gute ku buryo uvuga ngo ukuntu wasaga nari umukozi wo mu rugo bambwiraga ko ndi igitebo rero nyine numvaga mpamagaye Habibu nkamubwiza ukuri numvaga atamvugisha amasamarizo ntazakubona nanuza na Roki nawe naramuhamagaye amuhamagaye nyine iriya ndirimbo we Juno igiye gusohoka ntiyamfata Clarisse aramumpamagarira nyine aramubwira ngo na deporomotingira indirimbo nuko byagenda ntabwo mbizi ntabwo nigeze amubwiye ko witwa nde Roki amubwiye ko witwa nde ntabwo nigeze mvugana nawe Clarisse niwe wamumpamagariye yamuhaye akavideo kuri WhatsApp unaduporomotingira indirimbo ariko Habibu yari yamaze nyine kuyiporomotinga nuko ubwo ngubwo nyuma wowe kuki ubundi wafashe umwanzuro uko ati indirimbo yari kuyamamaza biciye mu nzira z'abasobanuzi urabona uriya muhungu twari turi kumwe bita Igorobe nabonaga nyine ukuntu Habibu nyine amukina avuga ati byanga byakumva umusobanuzi nyine akunda gufasha abantu nanjye indirimbo yanjye yayishyira kuri filime nicyo cyatumye muhamagara ariko wari ufite ubwo ko indirimbo abantu batazayikunda ntabwo we nari mfite reka nkubaze ikibazo njyewe ajya amamagara nako ajya avuga ngo yari amamagaye njye ni kuri TV ngo yitabwa n'umuntu ngo avuga ngo reka tupfe kumwitaba Habibu umuhamagara bwa mbere byagenze biti tubwire Habibu namuhamagaye ko bwa mbere nabwo nari nayigeze kumuhamagara bwa mbere aramfata turavugana hacamo igihe tutongera kuvugana hacamo igihe tutavuga Habibu undi waribeshye bwa mbere muhamagara namubwiye ngo nitwa Clementine undi haza gucamo igihe ntamuvugisha namuhamagara akanga kumfata noneho amfashe nyine kiriya gihe nanjye gusohora indirimbo namubwira ngo nitwa Mama Keza arambaza uhita umbaza cyangwa ni wowe witwa Keza arangije ahita ambwira ngo umwana nkawe se yitwa Mama Keza gute cyangwa ngo nirihimba arangije arambaza ndamubaza ati se ngende umwana gute ko ndi mukuru ko mfite umwana witwa Keza Abi wowe bwa mbere ubona Joyeuse umubona niza gato turebe mbasa kiri kubifata fresh urumva bwa mbere ubona Joyeuse wamubonye Joyeuse bwa mbere mubona face to face imbona nkubone Joyeuse mubona bwa mbere na mubone wa hariya Kicukiro wamubonye ahawe nibwo namubonye bwa mbere face to face ngo bwa mbere wamubonye none agusaba ko umukorera indirimbo nako umupromotinga indirimbo nta amafaranga wamwatse n'abantu bazi nkorera kabisa ntabwo njya nkunda kugira ibyo bintu kuko njyewe ngende umusobanuzi wa gafasha niba umuntu mbona ashobora kuba yagira mfite ahantu platform mbona yamuzaho ikintu mbona akora ibintu bizima ntabwo byatuma ngenda mu promoting kuko natwe izi nzira dutwara nabo baradufasha so gufasha rero iyo ufasha cyane Imana ibona kufasha nawe urafashwa
Okay. Jo urabivuga iki twangiye kunywa agakoma sibyo tube tubiretse kubisubizaho. Tubwire abahanzi abaturarwanda bazungukira iki mu bihangange.com. Nambwiye ngo ndabivuga iki ko ugiye kunywa agakoma. Iminya wabyaye ariko. Twagira tabi. Abanyarwanda abo bahanzi uvuga abantu benshi bakunzi bawe bazungukira iki ku bihangange.com. Nge nashaka ko tubwira inyungu dufite. Inyungu ntungiye ko dufite inyungu zo kureba agasobanuye hari abatagakunda none ndashaka ko ngira inyungu zifatika dufite mu kureba mu kujya ku bihangange.com. Hari ibyo bamenyeramo. ubundi Ibihe nk'ibihe nk'ubumenyi nyine bujyanye n'urukundo. Ese ibintu byo gukunda koko muri no myaka ibintu by'inkundo nk'abantu tudafite abakunzi se twe byatumarira iki? Byabafasha. Byadufasha iki kandi abakunzi twe? Bamenya urukundo rwa nyarwo uko rumeze. Ako Habibu na reka bisubirize naho nari. Ariko nge ndamufite da. Bijye muri n'ubwoko bwa filime nsobanura. Mujye muzirwe uretse kwenda Joyce navuga ati ni filime z'urukundo niki ariko aha ni igeni gifite nsobanura filime zigisha. Zigisha cyane. Sobanura filime usanga ari iz'amateka ku buryo umuntu rwose hari n'abazira bafite agakaramu bari kumwe. So ni amasomo mba ndi gutanga uretse no kuba urigetse ku byishimo mba ndi guha abanyarwanda ni amasomo. So ndi gushaka kubaza inyungu tuzungukiramo muri rusange inyungu ziye financial zishobora kunyinjiriza nanjye. Urabona mfite platform yangira gukura imaze igihe gito ariko gukura naguciye mu ijambo reka nanjye icyo kibazo nyisubizeho nko ku muntu wenda dore iyindi nyigisho ya kabiri ivuye mu rukundo wakuramo cyangwa se ubumenyi kutagambanira igihugu cyawe igikomere mu gikomere umuntu uzarebekera iriya filime tw'igikomere uzigiremo gukunda igihugu cyawe. Njye muri murambwiramo inyungu umuntu afite mu kureba filime ariko ndi gushaka inyungu za ibihangange.com ni kampani ije kudufasha iki? Urabona website irakuva ku rwego rwa website gusa ikaba kuba yakurika abantu nka kampani ikomeye cyane. Icyambere ngiye ndi mu bucuruzi icyo cyo mu cyumbe ndi mu bucuruzi. Iyo umuntu agize icyabona mu bintu afite agira ibikorwa akora hanze bishobora kuba byatanga akazi. Ni website ishobora kuba inkomoko yo kubona imirimo ku bantu batandukanye. Kuba njye nazamuka nkatera imbere ntabwo nagira ibikorwa byagutse ngo mbikoremo jyenyine ngenda sobanura nta kindi. Ni website ishobora gukora muri kano kanya ufitemo abakozi bangahe cyangwa ufite akazi ku bantu bangahe? Abantu bari gukorana nanjye muri no website gutangira ni abantu batandatu bose bari guhembwa nawe? Ni abantu batandatu. Nese nanjye bamayemo akazi Habi? Akazi ntabwo twagatangira hano. Joye ngusabiye akazi. Joye zasamayemo akazi ko gukora iki? Ese buri kintu ukora muri mu bihangange.com? Nase nzi gusobanura. Ushaka utazi gusobanura? Ko gusobanura ni akazi. Habi uzama akazi ko gukora amasuku muri website zaza ukora pay. Zaza ukora muri website. Wumvishe nka website wumva ari nk'iki? Nanjye Habibu arabizi ko njya musobanuza namubajije ati website ni YouTube ni ambwira nyine ngo ni urubuga rwihariye. Habi nuko ngo nyine ubwo nabyumvishe hari inyungu abantu bazagirira amasibyo cyane kandi gutanga icyizere gikomeye cyane cyane ko ngende ndi umukozi uretse bugwa neza. Ako maze igihe gitoya ndikibaza amafaranga washoye muri ibyo bintu wakuye mu gasobanuro cyangwa uyakura mu bindi bintu byo hanze byo ku ruhande? Urabona iyo ugiye gutangira ikintu ntabwo ugitangira amafaranga ugiye kugishyiramo aricyo uyakuyemo. Ufata amafaranga uvuga ngiye gutangira no business ugafata capital ishingo ni mu Kinyarwanda ni ishingo ukavuga uti ngiye kurishyiramo ahangaha. Narabikoze nawe wanakuye hanze ntabwo ari kwangona kuko ntabwo nasobanuraga natangiye agasobanuro nasobanura. Okay. Burya abahanzi cyangwa abanyamakuru abenshi usanga mbere barabanje kuba abahanzi. Ndashaka kumbwira akantu k'umwihariko ku basobanuzi nakaye kantu mukunda kuba muhuriyeho? Abasobanuza akantu tuba duhuriyeho ko twabanje mbere ntabwo akakabona n'akagenzura. Yego ntabwo urakabona? Ntabwo nakabona ko abasobanuzi nta kantu kihariye kari hirya. Mwako. Wenda ahubwo akabaye imbere ntabwo ariko iki gihe abantu bageze muri
mugasobanuye utangira kubona ko ahubwo batangiye gura cyane n'abahanzi batangiye kugira connection cyane n'abahanzi binyure muri promotion kuko agasobanuye karareba cyane bagira connection n'abahanzi nicyo kintu kakanya babaho ariko mbere yo gukora agasobanuye abantu bavuye muri background zitandukanye. Okay, njye none cyaje tukiri ku nyungu ndiko kwaza inyungu abantu bazagiramo urumva njye nifuje kumbwira nyine n'ubundi wabivuze neza wavuze abakozi ufite abakozi uhemba sibyo ariko hari inyungu wenda hari igihe umuntu ntabwo wabwira umuntu njyewe ngo nkanjye utari wa filime ntabwo uzambwira ngo njyewe ngo inyungu uzajya ngo uzareba filime yanjye uruhuke kandi sinyireba sinsanzwe nzireba ariko wenda ushobora kuba ati rero wa musore nubwo utareba filime ariko uri umushomeri ushobora kuguhereza akazi runaka. Ikindi kintu nakubwiye numvaga nakubajije twari tukiri kuvuga ku bintu by'abahanzi cyangwa n'amakampani atandukanye nagira ngo mbaze se ayo makampani yemerewe kuza kwamamaza ku bihangange.com abo bahanzi bakizamuka bazungukira mu bihangange.com cyangwa dutegereza undi bazunguka cyane ko gasobanuye kandi n'ubundi kampani bazamamariza mu bisanzwe uretse na website sanzurana ntago bagakwiye kukibaza rusenge yanzamuye na umuntu utari kuzamuka ese yakorera kuri website cyagiye ari umukozi na ndiho kuri website iyo kuri hehe kuri website yiwe ngwari hehe ngwari hehe ubwire neza Joy kuri website ari kuri website iyi ndirimbo Noheli iriho nyine hari filime iriho itangira website yitwa ngwiki ibihangange.com Shwa se indirimbo watangiye kuzikina muri no zayo rwose natangiye kuzikina kuri website kandi icyo waruvuze cya company na mbere yo kongera website company nkurana nazo nyango niba muri filime nako namamazamo cyane si cyane byarabangamira umurebyi ariko ngira uburyo ngashyiramo ko natwe tuba turi gukora tuba turi mutaka turakwishyura ngaho kugira ngo uzatwamamariza Slim Jesus Entertainment kuri website yawe muravugana na marketing manager marketing nimero ye kabisa ye public ko bigoye nakondo ibintu byanjye rema abakozi benshi nansi ko ngufatiranye turi mu kiganiro marketing manager tugene nimero ze turebe twumve ko nimero ze 07 9 22 14 uzamagaye nibwo buryo unyuramo niyo gate kabisa kwinjiza kwamamaza kuri ugasobanuye kandi nta kibazo urakoze cyane ntabwo abe okay urakoze cyane kuba wenda uduhereje ubutumwa unadusobanuriye natekereza ko ayini na Jane dutangiye ikindi kintu ngewe nifuza n'ubundi wabibimbwiyeho ko ufite launch ushaka kwilauncinga ku mugaragaro mu kwezi kwa gatanu tugiye gukora amajane tugenda duhura n'ibyamamare bigiye bitandukanye sibyo urumva rero ko urugendo ruracyakomeje n'abantu babikurikiranye bamenye ko uyu munsi turi kumwe na Joyeuse ejo tuzaba turi kumwe n'undi ejo tuzaba turi kumwe n'undi tuzaba dukora ibintu bitandukanye ariko iyo website bayita ibihangange.com muyirebe muyikunde hariho filime agasobanura nanjye nubwo ntabwo ndeba filime ariko agasobanura ndakumva urumva ko kumva ushobora kugapurayinga nkakumva ariko ntari kureba amashusho Joy gira ikintu ubwira Bibo basi Bibo bivuge uramukugira ute mbwira nyine ndamukunda nkunda filime biramucitse nkunda Habibu nyine nkunda filime zawe ndara amajoro nzireba ndakwikundira maze tugarura agakunze dusoza se Habi ni cyo kintu wabwira abantu ni cyo kintu wabwira Joyeuse wa Juno ndahera kuri Joyeuse wa Juno Joyeuse wa Juno icyo nabwira we kuri we courage cyane nibwo butumwa bugufi namuhawe uburambuye bwa burebure abantu bo icyo nababwira ni bashyigikira ibikorwa byacu ni basura urubuga rwacu ibihangange.com urumva ko atari n'urwabo niyo mvuze rwacu nawe mba nishyizemo ariko n'urwanyu ni urw'ibihangange buri wese urebera kuri ino website isura ino website ni igihangange reka dusoze n'ikibazo cyane ese ko abantu bajya bavuga ngo Joyeuse ni mubi cyangwa ntabwo ari mubi burya rero ububi ntabwo abantu babuzi n'ubwiza ntabwo babuzi aka kanya ufashe nk'inanasi urayizi n'abandi bantu bazi igifenesi
bashobora kuba bagira ngo wenda ufashe inanasi gutyo ugakoraho ushobora kuba ngo mbonye urubuto rubi ariko ugize gutya ukayisatura ngo uyirye ntago yarusha uburyohe rwa rubuto runyerera wenda nka voka. Nshatse kuvuga ko ndi mwiza mu mutima. Uri mwiza hose. Nshatse kuvuga ko ndi mwiza mu mutima. Inyuma ameze nk'inanasi. Oya, ntabwo ari cyo mvuze Joyeuse. Ndagira ngo unyumve neza ubwo nabwiraga abantu batangira babona umuntu wenda kuzaho nyuma. Abantu babona umuntu akavuga ngo ndi mubi. Ushaka kubona umuntu ukamubona ko ari mubi imbere ari mwiza. Iyo ni case ya mbere. Case ya kabiri. Ushobora kubona umuntu ko ari mubi. Joyeuse uko nyuma. Niyo ndi kubwira niwe ngezeho none sasa. Ushaka kubona umuntu ko ngo no muntu ni mubi. Kuko ahubwo ari wowe ufite amaso mabi. Bimeze gute? Iyo urebera mu kirahure kitogeje ugira ngo ibyo hanze nibyo bidasa neza. Ikirahure kiba gisa nabi. Ni ukuvuga ngo amaso yakeye n'abantu baba bakeye. So akenshi iyo umuntu abona ko abantu ari babi, inshuro ya mbere ni uko ushobora kubona umuntu ari mubi nyamara imbere ari mwiza cyane, ibyo utamuzi ari byo byiza. Icya kabiri ni uko ushobora kuba umurebana amaso mabi yanduye ukagira ngo ni mubi kandi ari mwiza. Wewe vavana dore imbogo bafata uti habaye nka Miss Rwanda habaye nka Miss Rwanda urumva habaye nka Miss Rwanda banza wumve habaye nka Miss Rwanda agasigara mo Joyeuse na Vava watorana atora dore oya ni dore Temarigo ninde ari he nuhe oya ngoya oya oh hanyuma rero warambaje ikibazo karakanyuze Sali umeze neza twagusuje Cliffway twagusuje kabisa bakwita ngo iki papa ngegeza kamukora ariko njye ni ubwa mbere nkubonye ariko najyaga nkumva wajyaga unyumva ariko njyewe mu bantu bajyaga bakumenya najyaga nkumenya wajyaga umenya rero ni ubwa mbere nkubonye ngo bakwita nde ubundi busanzwe njyewe banita Temarigo nkaba nyina umukino wa food eating wanshyizeho mikoro ndetse mikoro ngiyi hano ndana nayo ngiyi hano